nziza kugira ngo ukoreshe mikorofone zinoze vuga neza. Asifiwe. Ko dufite imirimo turaje abantu 5 b'itorero baje mu bukwe bahereza fishi n'abanyetorero 5. Departement y'ubuzima batanga umuntu umwe, departement y'abamama n'umuntu umwe, departement Kora Alliance n'umuntu umwe, natwe kanisa wenda turatanga abantu 2. Kanisa nuvuga ko ujana message cyangwa se impano kadoyi kanisa pasiteri wenda turamuzi n'umuntu umwe bajana. Abantu twasabwe kubera ibihe munsi kandi gasarane bacyakomeye bafite umubare w'abantu 100 batangira saa 6 n'igice bagasoza saa 7 n'igice n'isaha muri asambure. Rero saa 7 muri asambure na serire nabo baratanga umuntu umwe ujyaho kabiri kanisa aje kuboneka haragenda serire n'ujya umuntu. Rero abandi twese tuze kuba hano n'abandi tubona mu gitaramo nabo bagiye baragenda gusa kandi nta saa 7 n'igice barashoje muze tubona mu gitaramo hano tuje gutara biriya tutuye bivuga tutuye gutanga impano berekeza umwana n'umusozi w'ukunda. Reka twatubona abantu bifuje ko nyamuryango wa Jerusalem Kagame ahaguruke Nandiwayo Moise abasore bacu banditse izandiko bifuza kuba abanyamuryango bacu. Hano iwacu hari amakanisa arenga 1 kandi ntekereza ko wenda ushobora kuba wenda barageze n'ahandi. Uriya musore mubonye kaganga hano materaniro wenda namwene data wenda amayama ariko Imana bayoboye hano ntabwo cyubahiro. Hanyuma bamwe mwisanga mu itorero ntabwo umuntu imbara umukorari urimwe uririmbyi yaje muri korari imba hari n'indi tsinda bagakoza umwuge yose aho babaga ubundi turongo mwe mwisange. Rero mwisange cyane umuryango yayo bitso tuvuga iwacu bya tuvukamo ibintu by'umuryango n'isose muri Kenya. Jerusalem umuryango w'umutse kandi w'imbaraga yambaraga. Rero Imana ihuje reka twari rimwe tuze ku abandi hafi yabo babaduhorereza murakoze cyane turagaragara ko Imana amashi hanyuma tuze kubahora kuvana mu misango m'itorero. Imisi yose amateraniro turasoza mu kanya ariko n'itorero imisi yose. Hanyuma ndashima ko turi kumwe na mwese ushima Imana yakomeje kubana natwe twatangiye amasengesho y'iyinga kandi akomeje twasengesho y'imisi 45 ariko twasoze 22 kubera corona turahagarika twasubukuye ubu dufite 28 tumaze icyumba cy'umunsi twatangiye n'iyinga turakomeje abantu bagaragaza kuboneka mwishaka umwanya wo kuza gusenga muzara n'iyinga nako tubona iminsi tubake neza ariko sinabake uko Yesu umubare ukomeye Yesu yavuze materaniro cyangwa se kanisa yaravuze ngo ni mo babiri. Bwana sifiwe. Yaravuze ngo ni mo babiri. Nimureba abanyamasengesho n'abantu bya Rwandezi bakoresheje icyumba cyo gusenga. Hanyuma bafite ibyo bagira ngo barangurashishura n'ibindi bikorwa binini bari kuzo nyine ariko nimugoroba turifatanya nabo kitorero tubumva
zibiri z'ibihumbi bine n'abateguje zane 50 zane 20 zane 100 zane 200 zane 500 ayo Imana iza kuguheza nimugoroba turatanga ituro cyangwa n'icyo gikorwa tugure izo matara z'icyo cyumba kuko ni icyumba cy'kanisa ni departement ariko ni kanisa ejo n'ejo bizafasha mu bikorwa by'kanisa bitandukanye no mu biterane bitandukanye dufashitse rero ibyo nabyo bifite ubuyobozi bwa nimugoroba ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana naje yegereza mbera yegereje umushyitsi n'umuntu waje ariko inshuti n'umukozi w'Imana nubaha cyane kubera ko turazi umukozi w'Imana nemera cyane turaza no kuririmba indirimbo isomye Abatesalonike ba mbere igice cya 24 basome ikaduhere kuri Abakorinto ba mbere igice cya 26 Nakubaza amasomo ya gihandi nari mvuze Tesalonike ba mbere 5:24 soma bite muzirikane guhamagarwa kwanyu mu bene data yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yateranije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge kandi yateranije ibinyantege nke byo mu isi bikoze isoni ibikomeye. Amen. Amen. Soma makumyabiri na kane Abatesalonike ba mbere kandi soma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo urahamagara niyo kwizerwa no kubikora uzabikora. Amen. Suza kugeza mu rwego amahoro ya Yesu aganze mu rwego amahoro aganze ya Yesu nayo mumushawishi naje bakirangiriza mu magambo meza baryo sana mwari maze gusita ndadusura ariko mwakoze gusura ko muri abana bacyuha reka turirimbe uzukoresha ko rero kandi koze iki kintu baza kuririmba desi kazibiri cyangwa se tuzure muri bara muri kufunganisha mu gima mu kamera bena nazo dufatikanye abo mutegesi turi Yakobo yavuze mu kirango cy'ubupango kandi simufite neza ko yakoraga ko baza kuhabona yaravuze ngo urabanye asenge n'ubwo bari kubona tuzabona gutuma twose tuzabona ibintu byinshi n'ubwo cyumva umusozi babaye asenge n'ubwo tuzokora gusenga bano wishimye bari cyane abana komande iyo utishimye tukazifata ngo tubwire ibiri mu mutima wawe kweli kujya utubwira ibiri kurimo ariko abana bose salama iyo